ese ntabwo wagize irungu. Oya. Mwe n'umwana aramfasha bagakumi uri mu kigero cyakabaye. Nukuri mise numva nshaka umwana pe. Rwose suzi umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana suzi. Nukuri numva narambiwe. Oya umva uzi. Yego nuwo ndashaka ko batandukana cyangwa se ukamwica akava urambiwe. Ushaka. Akira. Wabonye? Ubu nawe ujya wicara rwose muri sarishise akaguru ku kandi ngo ufite umugabo urumva mba nkubwira aya makuru ndi kumva ko turi inshuti ariko ntabwo wabikora oya ntabwo wabikora rwose ariko reka tubyihore ninde wakuntera reka twishakira ibindi tuganira wakunteranyijeho ninde mwibariza andi makuru urumva amakuru ntabwo rwose ese ntabwo wagize irungu. Oya. Komane uraho ego umeze uteze mbega se we ntunavuge koko ntunabwire mushiki wawe nashatse kuguhamagara urumva abantu bo muri leta tuba dufite akazi kenshi urumva ni ibibazo kabisa nashatse kuvugisha ariko nyine nanjye meze neza ndakomeye ndi mu baturage ndi gukurikirana ibibazo by'abantu ariko nawe ndabona umeze neza pe ndaho nanjye meze neza ni ukuri we ntuzi ko ari hafi uzadusura nzabasura pe ako ndabona ukiri mushiki wanjye wa kera pe ase Winnie wa mugabo wawe na nubu ntabwo uramubona ntabwo uramenya amakuru ye n'umwana wawe uriya ntabwo mbizi pe ntabwo naramubuze nta na nimero ye abaho nabajije n'abantu bamuzi barambwira ngo ntabwo bamuheruka mva ngewe y'umumbwira Winnie reka nkubwire reka iranyana yimbwa byibuze ubwonje hafi yawe ndaza kubikurikirana Winnie umwana wanjye wenyine niwumbabaza umwana wawe kuba ntazi n'amakuru ye reka tubanze dukurikirane ibyiranyana yimbwa sibyo Winnie reka tubanze tubikurikirane ngewe ubu naje hafi yawe muri kiriya cyumweru ndashaka kuzaza kugusura twicara tukabiganiraho neza ariko nuzi umutware wawe se bimeze bite nta nubwo abizi iby'uwo mwana tutazabiganiraho uri mu rugo ntabwo yaramenya urumva ntabwo nahita mugaragariza ko mfite umwana kandi ntazi n'aho umwana mu by'ukuri nanjye ubwanjye narayobewe nayo uzi icyo nakora niyo mbyamye mutekerezaho umwana wanjye niba anariho cyo kora ubu ni inkumi nanjye nzaza tuganire dore n'umugabo we sindamubona urumva nyine ni byinshi pe ni byinshi tuzaganira ubu bizansaba gufata umwanya gusaba nyine konjera mu ma weekend nanjye manyeneye kwitaho shaka utundi tuntu mba ndi no gukora urumva nyine nanjye ndi gushaka kugira ngo nzagire rero uzadusure nzabasura kabisa uzadusure wenda ari nko muri nawe abagenda mu baturage no mu mudugudu abagenda mu baturage akenshi hari igihe nyine muba municaranye bakaba baramuhamagaye ariko ari ku cyumweru wabirirwa mu rugo nta araruhuka uzaza sibyo ngomba kuza uzamamagara kangende tuzavugana kuri telefone sawa mama se bimeze bite mama ndaza kuvugisha kuri phone ngewe nimero ye yarananiye niba ari ikibazo cya telefone yanjye uze kumumbwirira amamagara sibyo ikibazo ndaza kuvuga yego igihe cyose ko nkubaza ugaceceka ubundi twapfuye iki nshaka gukina ntabwo ugira idayipu yanjye
Shyira. agenzwa n'iki abakobwa icara ngaho mbwira ikikugenza uragenzwa n'icyo abakobwa vuga ikikugenza. Hari umuntu wamemukiye nyine. Mumubwire ninde mbwire. Ni umuntu wamemukiye nyine nashakaga ko ari icyo mwamfasha. Kandi bamwita Peter. Bamwita Peter? Bamwita Peter? Fata kukana. Chiraho kwa kana. Chiraho. Bamwita Peter. Bamwita Peter? Ndabona ari Peter. Yego nuwo. Nuwo. Ndashaka ko batandukana cyangwa se ukamwica akava uramenya. Ushaka? Akira. Fataho. Wabonye? Kiri hano. Kire? Shira hano kudashira. Nitsanga uri kubeshya biragukoraho. Kudashiraho. Shiraho. Fata. Katanyura. Shiramo neza. Shira. Fata kakana. Genda. Uzagenda urambika ahantu urabyumva? Ubwo uzaba umufashe azahita akugarukira. Nta kibazo. Akira. Baho kugenda aguruka. Natinze se. Shira muziki. Neza. Byakugenda kigute ko watinze? Ntabwo ari cyane ariko nasanze aho nari ngiye n'abahari. Nese aho ugiye bigenze bite ko mbona ugarutse wahindutse? Nta kibazo mfite ariko. Shira. Ndakuzi rero buriya ndi kubona wajya mufite ikibazo ahubwo mbwira uko bikugendekeye. Hari umuntu kuvuze nabi se kandi? Shira. Reka ndakuzi buriya bitameze neza ntambibona. Nese uba kandi dore. Reka ntabwo mfite ikibazo nuko utari kumbwira. Bikugendekeye gute? Urumva? Ntabwo ikibazo cyabura. Nyine rani igihe tumaze dufite ikibazo nyine nta mwana dufite. Njyewe ndabizi ko nta kibazo mfite, mbyizeho rwose ko nta kibazo mfite. Shira. Kamubwire rero buriya umva babwiye n'iki ko nta kibazo ufite. Akatumaranye kari myinshi bikaba bitari byakunda ngo tubona akana wasanga n'umugambi w'Imana ko Imana itanga igishakiye. Nyine tuzagende basi uzambabarire twongere tugende turebe ko nta kibazo dufite twese. Erega imyaka 14 wowe uri kuvuga ko ari mikeya ariko njyewe yarandambiye suku kubeshya. Mwe n'umwana aramfasha bagakumi uri mu kigero cyakabaye. Nukuri mise numva nshaka umwana pe. Rwose suzi umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana suzi. Nukuri numva narambiwe. Oya umva uzi. Reka nko kuwa mbere urumva. Tujye kwa muganga turebe mama umeze mu kunshinja kandi utabyara
wasanga ari nawe. basi tuzagende turebe mbabarira pe. Kuwa mbere tuzagiye, turi kuwa gatandatu. Yego. Kuwa mbere reka tuzagiye turebe niba ngombwa gutangiye twivuze tumenye ngo mfite ikibazo ninde tumuvuze. Aranyemereye. Ariko ihangane rwose ibyo kurera rwose ntabwo ari byo yizera hano kandi jya wihangana, Imana bizi umugambi w'Imana ntawuvuguruza. Kandi tujye twizera Imana niyo nkuru, niyo ya mbere, niyo ikora ibintu byose. Imana izaguha umwana kandi nanjye ndamukeneye, uzi nanjye ndamukeneye, twese turamukeneye. Nirwa hano njyenyine irungu rikanyica. Usubize ko muba hafi koko, iyo nagiye mu kazi usubize ko mba ndi hafi yawe. Uri hafi ariko nyine hari ikiba kiburiye nta mwana utanga. Nibyo uzakomeza wirindiriza. Ejo ubu ninjye kubona mbona uruhara rwaje. Ugomba kugira gute? Ugomba gushaka ukuntu ugira. Ariko muze, nuko wenda nsanze ndi mu kazi, naho ubundi nzashaka umwanya tubiganiraho. Ntabwo akazi ntabwo, ariko nibyo ni byiza gukora, ariko nanone ese nk'ubwo bikumariye iki? Uretse kuba wenda naza tugateka tugasangira tukagira dute, ariko si ubundi ubwo imyaka umaze kugira ntuyizi, amafaranga urayafite, ufite akazi keza, hanyuma si wabura iki kandi? Nzerega ntabwo gushaka umukazana ari ugupfa bwe. Nanjye sinkubwiye ngo uhubuke, ariko imyaka irakujyanye urabibona. Ndabibona. Ufite akazi keza, ufite amafaranga, yego nubwo turi kumwe turi babiri, yego nanjye mba ngukeneye, ariko wateye imbere no muri ubwo buryo nabyo byanshimisha. Sheri, ihangane, uwo mwana muhuye rwose uzamara amarangamutima yawe, reka natwe tuzabona akana, sibyo? Imana yabizi kandi rwose ihangane Sheri wanjye, sibyo? Ariko buriya reka mbwira, ndabona wasetse none ukangubikira akantu, sibyo? Mu kanya hari akantu ushombyemo agake k'umwana n'imyaka 14. Umva nagizeho udute ukuntu. Uyu umwana sibyo se by'imyaka nakubwiye ko ari umwana nyine nahuye nawe. Wambwiye. Wishimye se ikibazo Sheri? Nta kibazo. Wambwiye tushaka kuba utari muzima wowe. Wowe ahubwo warabwiwe n'iki ko waba uri muzima? Nibagiwe da. Ko turi inshuti shaho. Oya nta kintu n'ukuri ngo ushana nibagiwe, ariko nyine amarangamutima tumuvuga ikintu ndenda utateganyije kukivuga. Reka nizere ko nyine ari uko wari uriya mwana wenda muhuye agatuma uzumbwira kuri ye, ariko nta kindi kintu kibyishe inyuma. Ega Sheri, nubwo cyaba gihari urabizi ntabwo ndi umuntu mubi, kandi urabizi ko nkunda nyine. Wambwira habaye hari ukuntu bimeze, kuko nabibonye amarangamutima wari ufite, waje ufite ukambwira nari amagambo ntacyo. Muze nzabirebaho kabisa, nzabirebaho pe. Ugira urebe ukuntu bigenze, dore ko yibuza kuba ufite umuntu kwitaho, ntabwo uba ucyambaye ibintu byo muri dushe babyukana. Ugomba kujya kuba umuntu w'umugabo, ukaba umusaza ugakura, ukaba umuntu. Nkajya nguhamagara ubuzi kugira ngo nzaye nkwamagara bya kanaka byavaho nkabwira papa kanaka. Uzi ukuntu barishema ibyo bintu, nongeye ko banyita papa Peter. Uzi ukuntu bintera ishema. Nawe njye nkwita papa Fabrice cyangwa papa tuzina twiza tw'iki tugezweho. Peter, ndabona amasaha akuze, ndabona nawe ugiye mu mirimo yawe, ariko rero ibyo bintu byigeho. Reka ndebe ukuntu nakora dushe hanyuma nduhuke. Ese bundi turaryikira, ariko turabipanga, reka manze njye muri dushe, turaza kubipanga.
Sura. Oui. Amakuru. Amakuru ni meza. Neza biteze. Ni sawa. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Ko ntari nguherutse se. Shana kubera akazi kenshi. Gize n'amahirwe ndakubonye. Shana rero nasi ariko twasubira inyuma tukaganiraho. Sura mbabarira ndi kwihuta naguha nimero ukazampamagara kuko ntago nshaka rwose kwicara ndi kwihuta. Nyamara nayo ibintu birakureba. Ariko se Sura ko mbona ufite umujinya nk'uw'impiri wabaye iki? Impiri ahubwo sininde mpiri gukuru. Ibyo tujye kuganira. Niba tudatinda ari ibintu bidatinda tugende. Shana ntago dutinda pe. Umugisha bihuriyemo na Shifty umwakiriza gakiza. Aha genda ukizana ariko ndabona kiri buvuge nzanira fanta nuko mbona ureba nk'imiri simbiza ariko genda ukizana. Umukobwa wanjye se kandi kamwitabe numve. Allô? Oui, papa. Oui. Ndaho ndameze neza. Cyane. Ana akazi. Ya nanjye nuko. Ni iki se kandi? Bakereka njye ku muhanda mwoherereze. Ndaza kubikosora mwana we. Nshaka kunongera kubihagurutsa nyine twongeye tuganire cyane. Umura turi kumwe shiri. Ko umuntu mwavuganaga ninde? Umuntu twavuganaga? Ni papa. Kubera kiri kumbaza se? Shana nyine nuko nsanzwe uri kuri phone ndashaka kumenya umuntu mwavuganaga. Ni papa nawe ndimo kuvugisha. Ndaje bimbwire neza. Yewe karakonje se. Karashyushye ntabwo gakonje. Ntabwo nkomera ariko ndabona giri mu ari bunce mu gutwi kagahindukamo. Simbi. Niko mada. Ndashaka ngo ukurugutura amatwi yawe neza kandi unyumve. Uri kunyumva? Ntabwo se wa mwana wawe wakunterera. Ndagera naho ngurugutura amatwi. Kurugutura amatwi yawe. None se urabona nyaryamye. Burya atari bwumva ibyo uvuga. Simbavuga ngo simworoshye. Nuse nakagatangiye kunuka noneho. Ariko wasinze ariko wamugana ukora mu kabari. Ndise harizo wanguriye. None se wabaye nimba nagusinda ako muri abagome muri abana babi. Twakoze iki? Mwahisha umwana ukuri. Kuri kwikiza? Kutamubyaye. Utari nyina. Ntari nyina se ninde wabisomye? Wiki. We wari wabyara ngo urajya kumenya iby'abagore n'abagabo ku buryo ujya kwirirwa ushinga. Ubu nicyo umamagariye kuza kunshurira. Kisha make mada. Ayo magambo se ubundi wayakuye? Wayakuye hehe? Mu tugambo mu kabari pe. Nimba nuko nadukura handi tudaturuka mu rugo rwawe. Ninde wakubwiye ko sura amara atari uwaje? Ubu nawe ujya wicara rwose muri salishise akaguruko kandi ngo ufite umugabo urajya uri menge mada. Kiko ndabona n'ibyo naguhamagaye ndumva udashaka no kubyumva. Nimba ushaka kugira ngo umenye amakuru yuzuye wowe uzanshake. Nayo igihe cyanjye gusa. Omega. Karame. Bino tuganire. Reka ibyo bintu urimo zo tuganire. Biteze. Meze neza. Meze neza. Hari ibintu bimaze iminsi nshaka ko tuganiraho ariko kubera na bya bintu byakubayeho narabanje ndarekura tuza. N'ibijyanye n'iki? Ndashaka umbwire. Ejo bundi turi kugendana mu muhanda. Ko twari turi kumwe waje kunshika gute?
uri nyine uri kwinjira hari ahantu wumvaga umeze gute unsize mu muhanda turimo kugenda nyine urabizi ko nayo nasabye akazi rero yarampamagaye arandangira. inde waguhamagaye arakurangira ntabwo muzi? uriya musore wakoraga hariya nayo nagiye gusaba akazi kirampamagaye arandangira ngo ningende murebe ngo abinsobanurire neza nyine mbwire ku bijyanye n'akazi. Nese kutigeze utekereza neza umuntu iyo bari kumusobanurira iby'akazi bamurangira bamujyana mu bipangu? Oya ariko njyewe ntabwo nyine ibyo nari mbizi, nari nzi ko ndagenda akambwira nkahita nongera nkataha. Reka mbwire rero mwana wa mama, hano turi ni i Kigali. Umuntu araguhamagara akakubwira ngo ino nkurangira akazi ugasanga kwinjiza mu nzu nk'uko nyine ukuri abakwinjije. Ubu siyo ntaza kukureba. Iyo ntabona ahantu winjiriye nari kumenya bakura he. Ntabwo bizongera. Oya ugomba kubimenya rwose, niba turi kumwe menya ngo turi kugendana, niba ahantu ushaka kujya umbwire ngo ngiye ahangaha umpe location umpereza ahantu hose nyine ndi bugusanga, sibyo? Ntabwo ari ukwifata ngo ubuntu uragiye nyine wongere ugaruke ubusa umunsi wasanze ntakinze cyangwa ugasanga nimutse. Ntabwo nzongera kugenda nakubwiye. Ariko umenye ko waje unsaba ko tubana. Ndabizi. Niba nabwo ukeneye gusubira mu rugo ubimbwire, sibyo? Ntabwo nk'uko waje ubinsaba rero tugomba kumenya umurongo tugenderaho hato utazagira ikibazo ukaza ukanteza ibibazo nyine nkabura ukuntu mbikemura, sibyo? Tubane neza, tubane mu mahoro, hano turi ni i Kigali. Ndabyumva. Nta kibwo rero nta bindi bintu nshaka kukubwira. Ubu ibaze ntabwo nanibagiwe iyo ntaza guhura na Mudugudu biba byararangiye. Ese hari ikintu bigeze bagukorera wagiye kwa muganga urareba? Nta kintu bigeze bankorera. Ubwo twasanze bamaze kwinjiza. Okay. Ibyo ni amahirwe ibaze rero ntahura na Mudugudu byari kuba byarangiye ubu ngubu utwite. Urabizi nta kazi ufite ntari kubona n'amafaranga yo kugenda ngo ugire ukuntu wigenza, ariko ugomba kubimenya, sibyo? Ntabwo mba ndi kukubwira nabi kubera ko nkwanze. Ntabwo nkwanze rwose, ahubwo mba ndi kugira ngo nyine umenye ukuntu witwara. Twitwararike nyine, urabona turi abakobwa turi i Kigali, tuhamagara rimwe na rimwe batubwira ati nta mafaranga dufite. Ariko nk'uko papa ari kumbwira cyangwa se nawe papa wakabikubwira. Ariko ubyiteho, sibyo? Utekerezeho ubyiteho, ujya kugenda umbwira ngo ugiye ahangaha, umbwire ngo uratazi isaha, menye ukuntu nyine ndi bubyitwaremo nanjye. Nzajya nkubwira. Nta kibazo. Sare rwo ngagenda usubire mu mirimo yawe, ubwo ibi n'ibindi tuzagenda tuganira. Sawa. Alo. Omega mwana wanjye uraho makuru? Amakuru ni meza papa. Nese mwana wako wari umaze igihe utamvugisha, uri amahoro bimeze bite? Turi amahoro buhoro buhoro. Buhoro buhoro gute? Ibyo muri ghetto se aba ari hatari. Yewe. Sino muri ghetto gusa ibintu ngo nabyo byarakomeye. Nkaswe abakobwa baba bari mu mageto gutyo n'akazi karabuze n'iki ibibazo byarakomeye. Ariko wari umeze neza ahandi nta kibazo ntabwo urwaye? Nari meze neza nta kibazo, ariko nashakaga ko duhura. Shakaga ko duhura. Ibibazo se nubwo nyine ubwo numva ko hari ibibazo muri ghetto n'ibiki n'ubuzima bwo kubaho, hari ibindi bibazo ufite? Nashakaga ko duhura tukaganira, banagukomboye. Oya mwana wanjye ntabwo nakwima time rwose. Ubu ndaza gushaka ukuntu twabonana cyangwa se reka nkwereke.
reka hanyuma ya saa sita nze kuguhamagara nkubwire nkurangire ahantu usanga cyangwa n'ubureka amakurangire none aha ngaha niba twabona ndangira nta kibazo ndahita nza. urabona hari ahantu uribuka ahantu wigeze kunsanga ahantu kuri kaburimbo ahantu twize guhurira twize kunsanga uzamuke uraza ndaba nkubona ndaba nkureba nta kibazo ubwo ahubwo umumagare ndahita nza. ndagutegereje rwose ahubwo kubera ko hari izindi gahunda ndi bujyemo nka saa sita. nta kibazo kanze. sawa sawa. wari umeze neza ariko nari meze neza nta kibazo. ndabona abantu bangaha batinze reka mbere ko nagusabira agafanta ndabona batinze sinzi ibyo barimo hanyuma tuganire ariko wumve ko mfite time ntoya. nta kibazo. ahantu naho ibibazo ni uko nyine ari ahantu umenyereye hanyuma nkunda ko uzi ko n'ubushize ari wansanze se maze muhe fanta sorry ariko nanjye nari ngukumbuye mwana wanjye. nanjye nari ngukumbuye. soma nta kibazo. nizere ko ibibazo atari byinshi cyane ntabwo ari byinshi cyane. hanyuma wa mwana wigize kumbwira mwana we ameze ate? ameze neza. nzabona umwanya wo kuza kubasura bigenze bite? ugomba kuwushaka ukagusura. akazi kambanye kenshi ni ibibazo ariko nyine ntabwo ari ukwirengagiza mba mbizi ko nzashaka umwanya nze mbasure n'ako gakobwa karebe gashimire ko kakwakiye. niko biba bimeze. mbwira harya ngo ikibazo ufite ni ikihe? ese ko murankubaza mama ukambwira tuzabimbwira narakuze ubu sinakuze se wambwira? ibintu bya mama wawe ntabwo nakubwiye ko igihe kitaragira. oya ariko warambwiye ngo ninkura uzamwambwira ko uburumbesha. urumva ibintu bya mama wawe bigendemo gakeya nzashaka umwanya tubiganireho ku buryo burambuye nta tutihuta. urumva mfite time ntoya kandi ibyo bibazo ubumbaza nawe ntabwo ari ibintu umuntu apfa guhubukira gutya gusa. oya ariko nyine ushaka umwanya. oya humura numva nshaka kumenyana na mama. humura tuzashaka umwanya tubiganireho kandi n'ubundi ukuri uzakumenya kandi nta kibazo kuko umaze no kuba n'inkumi ukwiriye kubimenya. ngomba kumenya mama pe. hanyuma rero ubwo ureke nzashake umwanya tubiganireho twitonze kuko uyu mwanya urabona nta time mfite kandi gusa nzi ko bizagenda neza. hanyuma ahubwo mbwira ibibazo bindi mufite ndabizi n'ibibazo by'amafaranga biba bihari ubuzima imibereho bimeze bite? ikibanze jewe nuko nashakaga nyine kumenya mama. ibya mama wawe nakubwiye ko tuzabibwana ikindi gihe we mbwira ahubwo pointinga ku kibazo ufite cyo kubaho naho ibya mama wawe byo bizakemuka ndabizi.
ahubwo mbwira ko mu buzima muri ghetto bimeze bite na wa mwana mubana bimeze bite ibya mama bubyihoreye tuzabishakira umwanya wabyo muri ghetto ni ibisanzwe ikibazo nyine icyo nashakaga yari ukumenya mama bya mama we bitsimbararaho cyane nta kindi kibazo ufite cyari icyo nta kindi kibazo kirahari nta mafaranga ukeneye cyayo ntago tuba tuyakeneye yo kurya none ko ibyo ari byo wagagombye guheraho rero naho ibya mama byo nakubwiye ko tuzabishakira umwanya tukagira gute tukamenya uko bimeze kandi uzabimenya rero reka rero ko ntabwo udufaranga ibintu bimeze nabi nanjye no kwifashisha no kugira ngo ubone uko ubayeho muri ino minsi nimbona andi mafaranga nzakubwira nta kibazo 2020 hanyuma ni transport kandi ntukajye ucura mugenzi wawe urabona ko nawe yakubaniye ishyaka oya ntabwo mukajye mushwana ngo mutongane cyangwa ngo ushake kurya wenyine ngo umutsimbe ntabwo ari byiza sibyo ntabwo ari byiza umaze kuba umukobwa mwiza ntuzaba umwana mubi ujye uzabana na mugenzi wawe neza so rero nari mfite ibindi bintu nari ngiyemo ubwo tuzajya dukomeza tuvugana ariko ibyo nabyo tuzabipanga humura sibyo kamarimo gafanta ariko humura umutima wanjye wese basi utahaye umugeze ari guest house nanacanganyukiwe yewe reba mu gikapu birimo okay reka mukugeze ubwo aracyo ndagufasha wowe urahagera haguruka gato mwe